Twongeye kubasuhuza bene data, mbese mwaramutse abakurikirana ibi byigisho ku murongo mugari, mu byigisho bitambutswa n'itorero ry'Abadivansi b'umunsi wa karindwi bavugurura muri iyi niyo y'u Rwanda. Uwiteka abahire. Nk'uko rero ejo twari turi kumwe muri kino cyigisho kitubwira Yesu mu rusengero rwe, tugiye gukomeza n'ingingo y'uyu munsi. Uwo muri kumwe ni Hagumene Madidansi, ariko nk'uko ejo twagikurikiranye turi kumwe na mwene data, nawe yabibwira. Nitwa Nzabamwita Pierre, akaba ari njye tugiye gufatanya muri iki cyigisho. Arakoze mwene data. Rero mbere y'uko dukomeza ingingo y'uyu munsi, reka tubanze twicishe bugufi dupfukame dusenge. Reka tugushimire neza n'ubuntu uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Umugaragu wawe nongeye kugushimira yuko wongeye kumpa umwanya mwiza kugira ngo nganire n'abakurikirana uyu muyoboro mugari muri ibi byigisho, kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryawe kandi rishobora gufasha ndetse no gukiza ubugingo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza rero kutugirira neza, kandi hamwe na mwene data turi kumwe Pierre tuzakomezanya iki cyigisho kitubwira umwana w'intama w'Imana. Twese Kristo azatubere intama y'Imana ikuraho ibyaha, kandi azatubere isoko idudubiza kugeza ku bugingo bw'iteka. N'abazakurikira ibi byigisho byose, ibyo tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka duhe mwene data Peter yongere adukomereze ingingo. Ese Peter urakomeye? Ndaho ndashima Imana, ni amahoro kandi twaramutse amahoro. Muri iki gitondo rero tugiye kwiga ingingo nziza cyane nanone itubwira ngo kubahira mu nzu y'Imana. Kubahira mu nzu y'Imana cyangwa se kubaha uri mu nzu y'Imana. Nk'uko ejo rero twari turi ku ngingo ya mbere yatubwiraga ngo urusengero rwanduye. Ingingo y'ejo yatugaragarije yuko abayuda, abatambyi bakoze amakosa yo gucururiza mu rusengero, bityo ntibabasha gutandukanya ibyera n'ibyanduye. Bakora ubucuruzi bwo gucuruza ibitambo, inka, ihene, intama mu rusengero, bityo urusaku rw'inka, urusaku rw'ihene, urusaku rw'intama, abavunjaga, abitotombaga muraduhenze, ibyo byose byateje urusaku rwinshi, bigatuma baza gusenga badashobora gutandukanya cyangwa se kujyana isengesho ryabo mu buryo bukwiriye imbere y'Imana. Ibyo rero byatumye urusengero ruhinduka ahantu handuye. Uyu munsi rero ku ngingo ya kabiri, kubahira mu nzu y'Imana, reka abe ariyo dukomeza cyane cyane ku kibazo cyayo cya A, kibaza ngo ni gute Imana itekereza ahantu igaragariza ko ihari, kandi ubuyobozi bwayo bwa mbere ku musozi Sinayi bwabaye ubuhe. Turi mu Kuva 3 umurongo wa mbere kugeza 5, Kuva 19 umurongo wa 12 kugeza 13. Dufashe udusomere iryo somo. Haranditswe ngo, icyo gihe Mose yaragiriraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi we Midiyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kureba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti,
wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. 19 umurongo wa 12 n'uwa 13 haranditswe ngo, ubashyirireho urugabano rugota uyu musozi impande zose, ubabwire uti mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo. Uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwa, he kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicisha amabuye cyangwa bamurase imyambi, naho yaba itungo cyangwa umuntu cye kubaho. Ihembe nirivuga ijwi rirandaze, bazamuke bigire ku musozi. Amen. Urakoze cyane. Aha batubwiye mu Kuva 3:1-5, Mose avugana n'Uwiteka. Yamubonekeye mu gihuru cyakaga umuriro kidakongoka, abonye ko atwaje aje kureba ibibereye muri icyo gihuru, aramubwira ati kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Bishatse kuvuga iki? Ahantu Uwiteka ashinze ibirenge ahagaze haba ari ahera. Mwibuke isomo ritubwira ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye mba ndi hagati muri bo. Ubwo ni ukuvuga ngo Uwiteka aba hari haba ari ahera. Hanyuma rero Imana ishaka ko ahantu iri, aho hantu dukwiriye kuhafata nk'ahantu hubashywe, nk'ahantu hera cyane. Ubwo Uwiteka yahagararaga ku musozi, yabwiye Mose ati he kugira umuntu wegera, yaba intama yaba ihene, ntihagire ikintu gikora kuri uyu musozi kidapfa. Ibyo rero birumvikana yuko aho Uwiteka ashinze ibirenge, aho akandagiye haba ari ahera. Reka dusome mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku ipaje 155 156, badufashe kumva muri icyo gitabo ubusobanuro budufasha kumva koko iri somo. Ubwo Uwiteka yamanukaga ku musozi Sinayi, aho hantu hejejwe nuko ahari. Uko niko bigishijwe isomo rivuga ko ahantu aho ariho hose Imana yerekaniye ko ihari, aho hantu burya nahera. Uwifuzwa ibihe byose ku ipaje 155 n'156, aho Uwiteka ari haba ari ahera. Aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye banyambaza, aho hantu Uwiteka bahashinze ibirenge haba ari ahera. Ntabwo rero dukwiriye kuhagenda uko twishakiye. Urabyumva gute kuri iyi ngingo? Nibyo Peter. Nimba mu gihuru Mose yarabwiwe ngo kweturaho nahera, kandi akabibona koko nk'aho ari ahera. Yego. Ni gute ahantu hatoranijwe ho kubakirwa inzu y'Uwiteka ikanubakwa, abantu bahasuzugura cyangwa se bakafata uko biboneye? Dukwiriye rero kumenya yuko uko ejo Imana yari iri n'uyu munsi niko ikiri. Aho iri hose nahera. Nimba yarubahishije mu gihuru ahantu hitiriwe izina ryayo, noneho hari urusengero, bikwiriye kumera bite? Nahera kurutaho. Yego rwose. Nahera kurutaho. Niba Uwiteka yarubahishije igihuru akavuga ati aho nkandagiye nahera, aho 2 cyangwa 3 bateraniye hagomba kuba hera kurutaho. Reka dukomeze ku ngingo yacu ya 2 cyangwa se B. Kuri B, mbese Kristo yabyakiriye ate igihe bahumanyaga urusengero? Yohana 2:15 n'umurongo wa 16. Dusomere. Reka dusome. Abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko,
bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma ati, nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Urakoze cyane. Yesu yagize ifuhe rikomeye cyane ubwo yinjiraga mu rusengero rw'i Yerusalemu. Yarabirebaga yuko baruhindanije, yarabirebaga yuko bahahinduye ahantu hadahesha Imana icyubahiro, agira ifuhe ryinshi rero. Abohekanya umugozi, hano hepfo turaje turabisoma turabyumva uko byagenze, ariko afuhiye yuko ahantu h'Imana hahindutse isenga y'abambuzi. Reka dusome mu mwuka w'ubuhanuzi mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje 155, 156 n'ubundi barakomeje. Ubwo Yesu yazaga mu rusengero, yarabyitegereje byose, abona ubwo bucuruzi bwuzuye uburiganya, abona agahinda k'abakene. Batekerezaga ko hatabaye kumena amaraso ibyaha byabo bitabasha kubabarirwa. Nicyo cyari igisobanuro cy'ibitambo. Abona urugo rw'urusengero rwe rwarahinduwe ahakorerwa ibizira. Umuhango wera wahakorerwaga wari warahindutse ubucuruzi bukomeye. Wifuzwa ibihe byose ku ipaje 157 niho twari dukomeje. Buhoro buhoro amanuka kuri za ngazi. Buhoro buhoro amanuka kuri za ngazi zari ziri mu rusengero, maze yinjira mu rugo rw'urusengero, azungurije hejuru ikiboko cy'imigozi yabohekanyije. Navuga ngo yasaga n'ubakanga, ntabwo yashakaga kubakubita mu by'ukuri. Ategeka abaciririkanyaga mu rusengero kuva mu mbuga y'urusengero mu mbaraga n'uburakari atari yarigeze agaragaza, ahirika ameza y'abavunjaga amafaranga. Ibiceri bigwa hasi bijegera ku mabuye y'igiciro cyinshi y'umweru yitwa marimari yarashashwe hasi mu rusengero. Nta n'umwe watinyutse kwibaza ngo ashidikanye ku bubasha bwe. Nta n'uwatinyutse kugumaho ngo agerageze kurundanya izo nyungu zabo z'amahugu. Yesu ntiyigeze abakubitisha icyo kiboko cy'umugozi, ariko kiri mu ntoke ze. Icyo kiboko cyoroheje cyasaga n'inkota iteye ubwoba irabagirana. Abayobozi b'urusengero, abiyitaga abatambyi, abashakisha isoko n'abacuruzaga inka n'intama zabo n'ibimasa, bava aho hantu bihuta bafite igitekerezo kimwe cyo guhunga ugucirwaho iteka imbere ye. Birumvikana yuko ni ku ipaje 158 uwifuzwa ibihe byose niho twari dukomeje. Birumvikana yuko igihe Yesu yamanukaga akabageramo afite ikiboko akizunguza cyane, kandi koko yari afite n'ifuhe afuhiye urusengero rwa se, abantu bagize ngo arabarimbuye, ngo icyo kiboko bakibonyemo inkota yaka umuriro. Bahise bahunga n'imbaraga nyinshi cyane biruka bava mu rusengero. Ntago bitaye nibura kugukusanya ayo mafaranga arimo kunyanyagirika aho hasi, ahubwo bahise bihuta bahunga. Birumvikana yuko umuyobozi w'urusengero yari ahageze. Yego. Urabyumva gute? Iyi ngingo ni ingingo iryoshye cyane. Kubahira Imana mu nzu y'Imana ni ingingo nziza, ni icyigisho cyiza. Gusa buriya hari abantu ahubwo bajya bavuga ngo tugeze mu isoko ryo kwa Yesu mu rusengero. Yego. Icyo gihe rero ntabwo baba bahaye agaciro inzu y'Imana, kuko inzu y'Imana ntabwo ari iguriro. Yego. Ntabwo ari aho abambuzi n'abashaka inyungu zabo bakwiriye gukorera ibikorwa byabo. Ahubwo ni ahantu ho kubahira Imana, imitima ikongera
kubona ihumure, abantu bakongera kwiyunga na Kristo. Rero Yesu kuba yaraje akagira ifuhe ku nzu ya se itarakorerwagamo ibikwiye, birakwiye, kandi urabona yuko icyubahiro cye no gutinyika kwe biragaragaza ko yari umwami. Rero Imana idufasha ahubwo iduhe kubaha ndetse no guha agaciro ahera h'Imana ho gusengerwa, twe kuba natwe nk'abo muri kiriya gihe cy'Abayuda bafataga urusengero nk'aho nta gaciro bakarugurishirizamo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka dukomeze rero ku ngingo ya gatatu, ni se ivuga ngo mbese igikorwa cya Kristo cyo kweza urusengero cyashushanyaga iki? Maraki 3:1 kugeza 3, dufashe mu isomo dusomera. Haranditswe ngo dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira, umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa z'isezerano mwishimira dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Urakoze cyane, urakoze mwene data, urakoze kuri iri somo udusomeye. Ni isomo ryiza cyane, abantu benshi turaje tubyumve batekereza yuko guha agaciro urusengero rugaragara ahari tuba tudasobanukiwe n'urusengero rw'umutima. Ariko reka dusome mu mwuka w'ubuhanuzi wumve uko habivuga. Ni mu Wifuzwa ibihe byose ku ipaje 161. Urugo rw'urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwuzuye urusaku rw'ubucuruzi budatunganye, rwerekanaga ipica y'urusengero rwo mu mutima, rwangijwe no kwifuza ibinezeza n'ibitekerezo bibi. Mu kweza urusengero yirukana ubucuruzi n'abaguzi bo mu isi, Yesu yatangaje umurimo we wo kweza umutima, awezaho imyanda y'icyaha ikomoka mu kwifuza iby'isi, inarijye, imico mibi byangiza umuntu. Ibi bintu turabisobanukiwe neza, ariko nanone ntabwo waba utashoboye gusobanukirwa ibigaragara ngo maze ibitagaragara ubiha agaciro. Buriya utubashye Piyeri wabonye ugaragara, burya na Piyeri w'imbere mu mutima ntago wabasha kumwubaha, ntago bishoboka. Kubera iki? Ibigaragara bitwigisha ibitagaragara. Ubu se reka nguhe urugero. Turamutse tugiye mu materaniro, reka tuvuge uko wenda duteranira munsi y'igiti, reka tuvuge ko duteranira ku gasozi ahantu hatari urusengero, ariko twagera ha hantu duteranira, wowe ugatangira gusakurisha abana, cyangwa se ugatangira kwiganirira na mugenzi wawe ibiganiro mushaka. Ubwo se aho hantu haba habaye ahera? Oya, ntago haba habaye ahera. Utubashye ibigaragara rero n'ibitagaragara ntago wabishobora. Buriya urusengero rw'ibigaragara rwari igishushanyo cy'urusengero rw'ibitagaragara rw'imbere mu mutima. Iyo Abisirayeli baza kumenya urusengero rugaragara bakaruha agaciro karwo, burya n'urusengero rw'imbere mu mutima baba bararuhaye agaciro, na Kristo aba yaraje bakamenya uwo ari we. Ariko ibyo byose byatumye Yesu batabasha kumusobanukirwa. Reka dusoreze ahangaha iyi ngingo, ariko iyi ni ingingo nziza cyane. Imyanda iri imbere mu mitima yacu, irari, ishyari, ubujura, ububeshyi, ibyo byose biba bigaragaza
urusengero, uburyo gufata nabi urusengero rw'Imana ari byo bigenda bikagaragarira n'imbere mu mutima. Iyo tudahaye agaciro ibigaragara n'ibitagaragara by'imbere mu mitima, ntabwo tubasha kubiha agaciro. Murakoze cyane rero bene data, twabanye muri iyi ngingo. Imana ibahe umugisha kandi mugire umunsi mwiza.